Lighten up, take me on your magic river. Mu nkuru y'urukundo y'uno munsi dutangiranye umusore witwa Rukundo wari wicaye ahantu heza rwose imbere y'inzu nziza ari kota akazuba, ari nako yiyumvira umuziki mwiza uyungure muri ekuteri yari yambaye. Mu gihe yari yatwaye n'umuziki mwiza arimo yumva ndetse n'akazuba keza arimo yumva, inyuma ye haturutse umukobwa mwiza utagira ukwasa. Gabi wari wapanze gutungura urukundo rwe kugira ngo rwose amusura amutungo yarebe uko abyitwaramwo. Akimara gusanga atwaye n'umuziki ndetse n'izuba aravuga ati reka nanjye mwemeze. Niko gufata agashakoshi yari yambaye agashyira mu ijosi atangira kugenda gake gakeya yitegura kuba yamupfuka mu maso kugira ngo amutungure. Akimara kumugera iruhande yahise rwose amupfuka mu maso. Rukundo yatangiye kubonza imitima atangira gutekereza ngo uyu muntu ufashe mu maso n'indera. Atangiye avuga ati uyu muntu nishimwe. Umukobwa yanze kumurekura bishatse gusobanura ko yaravuze atari we. Rukundo akomeje gutekereza arangije aramubwira ati erega urishimwe ndikumva nta wundi rwose. Gabi niko kumurekura. Umusore akimara guhindukira rwose asanga ni Gabi umukobwa akunda. Yahise amubwira ati ariko Gabi uri cyana kibisha, ese uri kubera iki ntunguye gutya ko? Gabi niko kumubwira ati hari ikibazo Rukundo rwanjye, ahubwo mpobera nari ngukumbuye cyane. Rukundo arahagurutse aramuhobera arangije avuga ati nanjye nari ngukumbuye by'ukuri. Arangije aramubwira ati nakubeshye usanze ndi kumva karirimbo keza ariko rwose karimo kakunkumbuza bidasanzwe. Gabi niko kumubwira uti shase kandirimbire nanjye nkumva. Rukundo aramubwira ati nkakuririmbire. Gabi aravuga ati yego rwose. Rukundo niko kumubwira uti ngo rwose igenza ne gitari hara muri saro hanyuma uze nkakuririmbire. Gabi yagiye yishimye cyane yewe rwose aranayizana. Akimara kuyizana Rukundo aravuga ati ngaho rwose icare kwa kara gatebe maze wumve nkakuririmbire nanjye karimo kanezeza. Gaho tega amatwi. Wamasa dahaga kureba nyamusa n'inyange ngwino nyigarurire, wowe nyurwa no kukubona unyura imbere, twicaye mu rwacu mu gicumbi cy'urukundo. Wowe amasa dahaga kureba nyamusa n'inyange ngwino nyigarurire, wowe nyurwa no kukubona unyura imbere, twicaye mu rwacu mu gicumbi cy'urukundo. Reka nkubutse yuko iki ngiki ari igice cya gatanu cy'inkuru y'urukundo nziza kandi inkuru rwose iryoheye amatwi, inkuru y'urukundo rwa Rukundo ndetse na Gabi. Ntigucike rwose kuko turi kuyitangira, kandi gusaba gukanda like kuri no video nimba rwose ino nkuru tugiye kuyitangira ndetse tukayikomezanya. Ari nako nakira abantu bashyashya kuri YouTube channel Rukundo Love Stories. Umuntu mushyashya no umuntu butamara kwanda subscribe, niba utarakanda subscribe uyikande kandi wibuke gufungura inzogera kugira ngo buri nkuru yose itambutse ngo ubashe kuyibona kandi uyibonere ku gihe. Reka nkwibutse kuduhereza igitekerezo cyawe hasi muri comment kuko nacyo ni ingenzi. Ikindi kandi iyi nkuru nuyikunda rwose ntiwirengagize ko wayisangiza abashuti bawe cyangwa se bagenzi bawe. Reka dukomeze igice cy'inkuru yacu cya gatanu. Ubwo Rukundo arakomeje kuririmbira Gabi akaririmbo keza karimo amagambo y'urukundo, amarangamutima atangiye kuzamuka, tangira kwitsa umutima aramubwira ati rwose kano karimbo ni keza Rukundo rwanjye. Ubwo yarasoje kumuririmbira Gabi yaramubwiye ati ntakubeshya ni wowe Rukundo nari ntegereje. Yaramuhobeye cyane rwose n'amarira arashoka, arangije aramubwira ati nari mbuze intwari. Yamuhamagaye mu izina aramubwira ati ntakubeshye shimye Imana yongeye kukugarura mu buzima bwanjye. Kuva nakubura ntabwo nigeze ngira amahoro, kuva nakumva yuko ubuzima bwawe bwarangiye nabayeho mpangayitse kugeza ubwo nakubonye. Nahoraga numva ko nindamuka apfuye ntazajya mu ijuru kuko nari kubapfanya icyaha gikomeye cyane, gupfa ntakubwiye yuko ngukunda. Ni ikintu nahoraga numva yuko Imana itazigera imbabarira. Ariko ndagukunda cyane kandi ngusezeranije yuko nzakubera umugore mwiza. Ikindi kandi ngusezeranije yuko nta muntu uzantegeka kukwanga ngo mukundire. Nzemera ndwana urugamba niba ngombwa n'amaraso azameneka. Rukundo niko kumubwira ati urakoze ku magambo mbwiye Gabi kandi urakoze cyane, kandi nanjye ngusezeranije ko nzakubera umugabo mwiza, ntabwo uzigira wicuza ko wahisemo gukundana nanjye. Igihe niki kugira ngo urukundo rwacu rutangire. Ngaho reka tujye mu nzu nyirize numbwire amakuru n'ikintu kikuzanye ahangaho ntunguye. Erega buriya ndatunguye cyane, ntabwo rusanzwe rwose uza kusura gutya. Ndakeka ari n'ubwa mbere rwose ugeze ahangaha. Gabi niko kumubwira ati oya ntago ari ubwa mbere nje, ahubwo naje inshuro nyinshi sanga udahari ngiye nkagira ngo warimutse.
ariko ntabwo ari ubwa mbere rwose njye hano narahageze cyane, kandi urabizi ko muri cya gihe wari utarasaba urukundo najyaga nkunda kuhanyura nuko nahanyuraga bisanzwe nyine. Ntabwo aribo bari bafite ibyishimo gusa, kubera yuko na mukuru rwose wa Gabi yari afite ibyishimo kubera amafaranga yagushije mu bintu bidafite umumaro by'ubugambanyi gusa, hanyuma akaza kuyabazwa atakiyafite. Gusa icyamunejeje ni ukuntu yari agiye kuva mu rugo, yajya kubona rwose akabona murumuna bamuhaye amafaranga menshi cyane yaburaga yo kujya kwishyurira abana ku ishuri, amubwira ati genda wishyurira abana ku ishuri rwose. Yongeye kugaruka mu rugo kuko yabwiye umugabo we ko ya mafaranga yayabonye. Ikindi kandi akaba yishyuriye abanyeshuri. Gusa wibuka yuko aya mafaranga Gabi yayahawe na Rukundo ubwo yamutekerezaga ikibazo uko kimeze. Rukundo rwose agatekereza akavuga ati ko maze iminsi ndi ku kazi kandi nkaba naratangiye kubona amafaranga, ni gute umuntu yagira ikibazo singikemure. Yaravuze ati nitaye yuko yaragiye kunyica, nitaye ko anyanga, ntabwo nakwifuza rwose yuko asenya urugo, kandi mfite ubushobozi bwo kuba namufasha rwose ngo ntarusenye. Ntabwo ari gutya mama yadutoje, ndetse papa ntabwo yigeze adutoza kugira umunabi ndetse no kwihorera bya hato na hato. Cedric yamategura abana ngo bajye ku ishuri, umugabo we yaramubwiye ati amafaranga yose bamaze kuyishyura uko yakabaye. Mama Cedric aramubwira ati erega rwose nayishyura, igisigaye nuko bagenda bakajya ku ishuri, nta kibazo cy'amafaranga rwose. Madamu rero burana nakurakariye mu buryo bukomeye cyane, nuko Gabi yanganirira akambwira uburyo amafaranga uko byagenze kugira ngo abure, ariko shimye Imana ko yongeye kuboneka, kandi buriya nta niribe ryanjye nawe ariko buriya. Mama Cedric niko kumubwira uti oya papa Cedric ntukanyiyoberanyeho pe, nabonye uhinduka nabi nukuri, ziko wagira ngo nta kibazo ushobora kugira wowe. Papa Cedric niko kumubwira uti erega wari umaze iminsi witwara nabi, usibye ko ruko nyine Gabi yanyegera akanganiza akambwira ukuntu ibintu bimeze ko ngenda nabonaga witwara nabi, gusa nyine katubirangiriza ahangaha sibyo. Reka niko kumusubiza ati ibyo nta kibazo rwose, nta nicyo bitwaye, reka tuyifate nk'ibitabayeho. Ubwo Gabi na Rukundo bari bakomeje kugirana ikiganiro cyiza cyane, Gabi rwose kwihangana byaramunaniye, yarangije abaza Rukundo ati sheri, mbere yuko nkubwira ikintu kinzanye cyangwa se ikintu cyatumye ngutungura, hari ikintu ushaka kubanza kukubaza. Ko cyagiye nagupfutse mu maso ukavuga ngo ndishimwe, ishimwe muziranye gute? Shaka umbwire ishimwe ni muntu ki kuri ku buryo wari guhita wumva ko ari ukugezeho muri aka kanya. Rukundo niko kumusubiza ati none se ishimwe weho ntabwo umuzi? Gabi niko kumusubiza uti no, yabaye ishimwe ni benshi cyane, kandi sinzi niba bayishimwe nzi nawe ari buzi, ahubwo uwo ishimwe muziranye ku buryo naza nkagupfuka ugahita umenya ko ari we, niwe wambwira. Ubundi ni iki muhuriyeho kugira ngo wumve ko ari we wari kubugeza ahangaha? Rukundo niko kumubwira uti oya reka ikiganiro cyayishimwe rwose tugisimbuke kuri no show, reka ikiganiro cyayishimwe twe kukinjiramo cyane kuko nta kintu cyadufasha. Gabi niko kumusubiza uti oya nta n'ikindi kiganiro twakora kino kitarangiye, n'ibintu byose narinje kukubwira n'ikintu byatumye nza ngutunguye, ndakeka nta na kimwe cyakorwa. Ndakwinginze uwo ishimwe nari impamvu ushaka kumumenya, mbabarira umumbwireho. Rukundo niko kumusubiza ati okay, niba ari ukubihisemo areka mukubwire nta kibazo. Okay, ishimwe ni umukobwa wantabaye, ishimwe ni umukobwa wantabaye ubwo abagizi ba nabi bari bagiye kunyica ndetse banishyuwe. Yagezeho bari bagiye kunyica ndi guhumeka amasigamana, ndi guhumeka umwuka wa nyuma. Sumbaze tekinike akoresheje, icyo numvise cyo birashoboka ko yaba ari nk'amabuye yateye, ari nkangahe. Barirukanga bavuga ngo barafashwe. Muri kwa kwirukanga rero bamaze kugenda, nawe yahisaza aramfata arasindagiza abampishe hirya iyo ngiyo ahantu nanjye sinabasha kumenya ngo ni ariko yahise ampisha ahantu. Yagarutse kuza kuntora njyana iwabo mu rugo, naho byabaye ngombwa yuko ntakomeza kuharwarira njyana ahandi hantu, nuko narokotse. Ishimwe niwe wandokoye. So ikindi kandi nzi ntashidikanya nuko uwo mukobwa ishimwe muziranye, kuko nge ndabizi neza yuko muziranye.
wewe ntabwo umuzi. Kumva uko umusore yakomezaga kugenda avuga ishimwe niko umukobwa yagendaga arushaho kumwibuka, ndetse yanibutse umunsi umwe barimo baganira, ariko rwose Gabi yavuga izina Rukundo hanyuma ishimwe agahita yikanga. Rukundo niko kumubaza uti none se kutarimo kuvuga bigenze gute? Gabi niko kumusubiza ati rwose ntakubeshya uwo mukobwa ishimwe namumenye, kandi ni umukobwa w'intwari pe, ndetse akwiriye no guhembwa. Niko kongera aramubwira ati mu by'ukuri rero reka mubwize ukuri, mu bintu byari binzanyanga icyambere cyari cyo kugushimira kubera yuko rwose mukuru wanjye arubatse, kandi byashobokaga ko uyu munsi ari kuba atacyubatse, ariko uriya mafaranga nayamuhaye ndetse yanashimye cyane ko ntago navuze uwayampaye nk'uko ari wambujije. Ntabwo nigeze umbwira ngo yavuye ko yashimiye, ndetse ambwira ko rwose mukoreye ikintu gikomeye cyane. Gusa nubwo bimeze gutyo, ishimwe yarakomeje kugira ikibazo gikomeye cyane cy'uko abona rwose Rukundo atamwitayeho. Ubwo ishimwe yari yicaye muri salo rwose ubona yigunze ndetse ari kwitekerezaho cyane, mama we yaramubaje ati mwana wanjye ko mbona utameze neza byagenze gute? Ishimwe aramusubiza ati oya nta kibazo kidasanzwe rwose mama, maze iminsi nkora akazi kenshi ariko ndi kumva nyine imvune zanyuzuye, niyo mpamvu uri kubona ntameze neza, ariko ntabirenze. Mama we niko kumusubiza uti okay nari ndoza ari bidasanzwe da, kuko ntabwo usanzwe rwose witekerezaho gutyo mwana wa, ese ubwo ngubwo ubundi nta kintu mpishe koko? Umukobwa niko guseka gakeya arangije aramubwira ati ariko mama uko ubizi rwose uko tubanye aha ngaha ubona ari iki nakubeshya? Nta kintu nkubeshye rwose, nawe ntukagire gukeka keka. Ishimwe yagerageje rwose kubihishahisha, ariko yarababaye cyane kubera ko afite ikibazo kitamworoheye ku mutima. Yakunze umusore ngo nuko yamutabaye, nyamara uwo yakunze nawe afite uwo yakunze, ese biraza kurangira gute? Ubwo yaravuye gusura umukunzi we Rukundo, rwose umukunzi yari yatunguwe kugira ngo rwose arebe uko abyitwaramo. Yageze mu rugo asanga ibintu byose byahindutse akanyamuneza ni kose, ariko mukuru we ntibyamubuje kumubaza uti wa mukobwa we uvuye ko nari nakubuze? Gabi niko kumusubiza uti nagiye gusura umukobwa w'inshuti yanjye witwa Ishimwe, si umuzi? Ni nkeke ejo nari nagusabye uruhushya, none uri kuvuga ngo wambuze gute? Nawe ushobora kuba usigaye wibagirwa vuba. Mukuru we ahita amubwira ati okay reka ibyo ngibyo tubyihorere, ariko none Gabi hari ikibazo nifuza kukubaza. Ko umaze iminsi wishimye akanyamuneza ari kose, akanyamuneza ufite usigaye ugakura hehe? Byagenze gute? Imana yaguhinduriye amateka kuva gihe ki? Gabi niko kumusubiza uti Imana yampinduriye amateka kuva igihe yongeraga kunyereka umukunzi wanjye. Mukuru we mama Cedric niko guseka ndetse aratangara arangije avuga ati ye umukunzi wawe? Umukunzi wawe uhe? Umukunzi wawe uhe Gabi mbwira? Gabi niko guseka cyane arangije amubaza ati ariko se tuvugishije ukuri uranga ukanga n'umuntu wapfuye? Kubizi neza rwose uriya musore yipfiriye nubwo mutangiretse aho mwamushyinguye. Mu by'ukuri ibyo ni ibintu byagakwiye gutuma ushyuha umutwe gutyo. Nivugiraga muri ako kanya bumvise umuntu akomanze, hanyuma bakinguye basanga ni Ishimwe. Ese Ishimwe yabaje gukora iki muri uyu muryango? Ese Ishimwe ko yabwiye rwose Rukundo yuko Gabi ari umugambanyi mubi, yabaje kumwe urugo kugira gute? Aho ntiyabazanye itiku. Reka tuze kubera mu gice kiza gukurikira. Nkwibutsa ko niba iki gice wagikunze rwose wagerageza ugashakisha uburyo kigeza ku bandi, ukora share ndetse ugerageza kuba wagisangiza abantu bagiye batandukanye, yaba ari kuri site ya WhatsApp cyangwa se ahandi hantu hagiye hatandukanye, no mu magurupe cyangwa se ku nshuti zawe zose wumva wifuza yuko iki gice cyageraho, ndetse ukabana umusanzu ukomeye wawe utanze mu kwagura YouTube channel Rukundo Love Stories. Mbashimira mwese twatangiranye no nkuru tukaba tugezanyije ku musozo, mbatumira kugira ngo muzabashe kugaragara mu gice cya gatandatu cy'inkuru. Kanda reka kuri no video nimba uri umwe mu bantu bategereje igice cya gatandatu. Kanda subscribe niba wari umwe mu bantu bari batarakanda subscribe kuri no YouTube channel. Dusigira igitekerezo cya hasi muri comment utubwire icyo twahindura muri no nkuru cyangwa se utubwire icyo twakongeramo. Wakoze cyane, nizere yuko YouTube uyisangiza abajama bawe. Reka nkubwire ngo ngiye mwari muri kumwe nari Rukundo Damas. Reka tuze gura mu gice cya gatandatu kino nkuru. Igice kiraza kuba ari cyiza cyane, ndabakunda mukomeze kugira ibihe byiza naho mu gice cya gatandatu. Wamasa dahaga kureba nyamusani inyange ngwino nyigarurire, wowe nyurwa no kukubona unyura imbere, twicaye mu rwacu mu gicumbi cy'urukundo.
wowe amaso adahaga kureba, inyamusa n'inyange ngwino unyigarurire, wowe nyurwa no kukubona unyura imbere, twicaye mu rwacu mu gicumbi cy'urukundo. Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams are lying.